Ndagusuje kandi ngo haye ikaze. Reka nkubaze gato cyane. Mbese wigeze ujya muri bisi cyangwa se ugatembera ku muhanda ugahura n'inshuti yawe mwahuze ibiganiro maze ikakubaza ngo mbese usengera he? Nge byambayeho cyane. Aha iyo benshi bahuje ibiganiro babazanya aho basengera cyangwa se babazanya imyizerere yabo, maze bibaye ngombwa yari abakristo b'ukuri bagatangira bakaganira ibyo bizera, n'undi bagasangizanya amateka y'ibyo bizera ibyo ari byo. Ni nako no mu buzima bwa buri munsi bigena cyangwa se nako no mu buzima bwa buri munsi bimera. Iyo abatubayimana cyangwa se abatizera Imana bahuye nabo barahura bakaganira bagahuza ibiganiro maze bakabazanya bati se amakuru, amashyo, amashongore cyangwa se bite iwanyu muraho. Akavura karagwa, abandi bati karagwa rwose twebwe twabuze akavura. Maze inyikizo y'abakristo bati ni Yesu ashimwe. Abandi bati ese muraho murakoma. Reka twiganire cyane ku mavuna amavuko y'amadini manini kuri isi benshi dusengeramo. Aya n'amazi, hari nubwo utereta cyangwa se urambagiza umukobwa cyangwa se mukarambagiza nyamwembi maze mukabazanya muti mbese usengera hehe? Undi akakubwira ati nsengera hano, undi akakubwira ati nsengera ahangaha, maze bati mbese tuzabasha kumanaginga ibyo bintu, maze bagahitamo umwe uzabasha kwemera imyemerere y'undi cyangwa se imyemerere ya mugenzi we. Amadini manini yavutse kuri iyi si benshi dusengeramo cyangwa se benshi twumva tugira indoto zo gusengeramo, ariko kubera rimwe na rimwe amafaranga tuba dufite make cyane tukabura uko tubigenza maze tukaguma aho twavukiye uko hameze, uko byaba bimeze kose. Kwizera cyangwa se imyemerere uyu munsi bamwe na bamwe bita ko ari bizinesi. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa mwene so Theophile Byukusenge. Mbasuze kandi mwebwe mudukurikiye muri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyuje amahoro n'umutekano, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, n'abadukurikiye bari hano mu mujyi wa Kigali. Amadini n'amatorero mwizeremo namwe Nyagasani akomeze kubaho umugisha. Mbese muraho namwe muri abakristo cyangwa turi abakristo? Nkubaze gato cyane nsubize, uri wande hagati aho ngaho? Uri umukristo cyangwa uri uwa Kristo? Aha ijambo abakristo cyangwa se abakristo bakunze kubivuga babihina cyane, ariko ubu ni mu mvugo nziza cyangwa se mu mvugo Bibiliya yishimira, nuko turi abakristo. Ntabwo turi abakristo ahubwo turi aburiya, turi abakristo. Bibiliya iti ntabwo muri abanyu ngo mwigenge. Ndabasuje kandi bahaye ikaze. Abayahudi niryo dini rya mbere kandi rikomoka rizwi cyane mu mateka, rishingiye cyane kandi ku masezerano Imana yagiranye na Aburahamu, rikimakaza amategeko yahawe na Mose nk'uko tubisoma mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere. Nk'uko ari amategeko 10 yose twahawe cyangwa se nk'abakristo cyangwa se abana ba Kristo bagenderaho. Ibitabo 5 bya mbere Bibiliya abakristo bimwe na bimwe bagenderamo, bafite kandi ibitekerezo bikomeye cyo kuba ari abantu batoranijwe. Ibi abitwa abakristo cyangwa se abitwa abemeramana bose bagendera kuba ari abatoranijwe. Abandi bati nitwe bwoko bw'Imana, abandi bati oya urabeshya nitwe twatoranijwe, abandi bati nitwe tuzajya mu ijuru, abandi bati iyo bijya gucika bati nta dini na rimwe rizabura umugeni. Nkomeze mbaha ikaze. Nitwa mwene so Theophile. Abakristo cyangwa se abakristo bavuka mu kinyejana cya mbere nyuma ya Yesu Kristo, bashingiye kandi ku buzima, urupfu n'izuka rya Yesu Kristo. Bibiliya kandi niyo nyandiko nyamukuru, isezerano rishya ndetse n'irya kera. Bacikiyemo amaturo menshi atandukanye: abakatolika, abaprotestant, abadivantiste, abangirikani ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Icyo bahuriyeho gusa ni kimwe cyane, bose bahuriye ku kuba bemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ibyo iyo uganira n'umwe bose bakubwira ko twese twemera umwami Yesu n'umwami n'umukiza wacu, uyu watwitangiye. Ariko kandi hari n'abatemera Yesu, ibyo nta wabigarukaho cyane. Islamu yatangijwe na Muhammad mu kinyejana cya 7 muri 610. Avugirwaho kandi n'Imana cyangwa se abayisilamu bakunda kwita Allah. Ni igitabo cya Korowani, kikaba kandi gikubiyemo amategeko y'ubuzima bwiza. Bafite inkingi 5 z'ukwemera, harimo isengesho cyangwa se gusenga 5 ku munsi, ifunguro rya Ramadani cyangwa se urugendo Imaka, n'itangwa ry'icyacumi. Kuvuka kw'amatorero mashya n'amadini agiye atandukanye n'amashami yayo.
Niyo mpamvu mwumva uyu munsi wa none ngo idini runaka rifite ishami aha, rifite ishami aha, rifite ishami aha. Umva uko byaje. Mu kinyejana cya 16 Martin Luther uyu yagaragaje amakosa akomeye yabonaga mu itorero Katolika cyangwa se mu itorero rya Roma, bituma kandi havuka amatorero nk'abaprotestanti bazirikanaga kandi ku kwemera kuruta imihango. Ababatista, abametodiste ndetse n'abadivantiste, abo bose kandi bageragezaga gusubira mu kukwiga neza Bibiliya, ijambo ry'Imana. Buri wese agasoma ijambo ry'Imana yisobanukiye neza kandi akabasha kwisobanurira. Ibi ni byazanwe n'uwitwa Martin Luther mu kinyejana cya 16. Sinzi niba uri kubyumva neza cyane. Nkomeze ngusuze kandi ngo ikaze wowe ukomeje gukurikira Kwiringira TV. Impinduka z'amadini kuri isi yacu dutuyemo. Amadini yubatse kandi imyumvire y'abantu, ingingo y'ubutabera n'ubumuntu muri bo. Mbere na mbere gukundana, ubumuntu. Hakomeje kandi gukoreshwa mu gutabara, amadini yakomeje gukoreshwa mu gutabara ndetse nko mu bihe by'amapfa, indwara cyangwa se ubucakara. Hari naho kandi amadini yagiye akoreshwa nabi cyane bitewe nuko ba nyiri amadini cyangwa se abashumba bashumbye inama uko bashaka kuziragira, nko mu bihe by'intambara cyangwa mu bihe by'ivangura. Cyakoza ubu amadini menshi haranira amahoro, ubumwe no kurengera isi muri rusange kugira ngo bose babe umwe kandi bagire amahoro. Ndagusuje kandi ngo ikaze. Uko abakristo ba mbere batangiye kurenganwa cyangwa se uko barenganijwe mu bihe byari bigoranye cyane. Ndacyari kumwe nawe. Banzu nyereke niba tukiri kumwe, uzamure subscribe cyangwa like na comment zembe ubone ko tukiri kumwe kandi muri uyu munota tugezemo wa 6 hafi wa 7. Ubukristo bwatangiriye Yerusalemu nyuma y'izuka rya Yesu Kristo umwami wacu nk'utwemera twese nk'umukiza. Mu wa 33 ni muri uwo mwaka, intumwa nk'abigishwa 12 bose n'abandi nka Paulo batangiye kandi kwigisha mu ruhame ko Yesu ari umukiza wazutse. Ibi byarakaje kandi abayobozi b'Abayahudi ndetse n'Abaheburayo cyane, kuko babonaga ko Yesu babonaga Yesu nk'umubeshyi kandi yaje kuvurunganya ubwami bwabo. Ibi byarakaje ubu bwami cyane cyane ubwami bw'abayobozi b'Abayahudi ndetse n'Abaheburayo cyane. Abakristo kandi babwiraga abantu ko umukiza ari Yesu, atari amategeko ya Mose gusa. Ibi byafatwaga nko kutubaha Imana. Gutotezwa kwa mbere kw'intumwa z'abizera cyangwa se gutotezwa kwa mbere kw'intumwa n'abizera b'umwami Yesu Kristo, imfatiro za byose. Intumwa Stefano yabaye uwa mbere kandi wishwe azira ukwemera Yesu, cyane ko yatewe mabuye mpaka apfuye, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 54 kugeza wa 60. Intumwa Petero, Paulo, Yakobo n'abandi bose bagiye kandi bagirirwa nabi cyane, barafunzwe, baratotezwa, bariyicwa ndetse abenshi barababazwa cyane. Paulo yandikiye itorero ry'Abaromani aribwira ati turarenganwa ariko ntitwacika intege, nk'uko tubisoma mu gitabo cya 2 cy'Abakorino igice cya 4 umurongo wa 2 n'uwa 9, urwa 2 rw'Abakorino igice cya 4 umurongo wa 8 n'uwa 9. Gutotezwa kw'Abaromani cyangwa se gutoteza Abakristo banze gusenga Kayizari. Abami b'Abaromani bashakaga ko buri muturage wese amwubaha nk'Imana. Abakristo babyanze bavugaga ko Yesu ari we mwami. Ntibakoraga ibitambo cyangwa se ntibemeraga gutamba ibitambo by'Abaromani. Byatumye kandi bafatwa nk'abagizi ba nabi cyangwa se abanzi b'igihugu basuzuguye igihugu cyangwa se basuzuguye amategeko y'igihugu, maze bahitamo gutotezwa gukabije cyane. Ku ngoma y'umwami Nero muri 64 yatangiye kandi gutoteza abakristo bamwe na bamwe, babatwika ngo bo ubwabo bemere ibyo abategeka. Abakristo kandi bashinjaga gutwika umujyi wa Roma, nyamara bivugwa ko ari we ubwe uba warabikoze kugira ngo babone icyo barega abakristo. Bagiye kandi batarwa mu byobo birimo inyamaswa, maze inyinshi zikabarya. Amasitade agiye atandukanye aya yahorerwagamo abemeraga ubwoko cyangwa se abemeraga ijambo ry'Imana. Ku ngoma z'abami bagiye batandukanye haciye kandi ibitabo by'abera, Bibiliya ziratwika. Abakristo kandi bategetswe gutuka Yesu cyangwa bakicwa, batabikora bakicwa. Abandi bacikaga intege, ariko kandi muri icyo gihe abataracitse intege bitwaga abamariye Yesu icyubahiro n'amaraso by'ubuzima byabo byose. Igitangaza kandi mu wa 312
ni umwaka w'amateka muri isi yacu. Umwami witwaga Constantine yabaye umwami wa Roma, ahindagura maze cyangwa se agaragaza itandukano ridasanzwe maze aba mu Kristo. Nyuma y'ibyo bihe byose yaje gusobanukirwa neza maze atangira guhereza umudendezo abasenga. Mu cyama 312 kandi yasohoye itegeko ryemerera abakristo gusenga nta gitutu. Yatanze kandi inkunga yubaka insengero ndetse no gukiza abari barafunzwe bazira kwemera Imana. Umusaruro ubukristo bwatambutse inzira igoye cyane, kugeza ubwo ubwami bw'abaromani bwaje kuba ubwami bw'abakristo mu myaka ya nyuma muri 400. Nubwo inzira yabaye ijisho ririra amaraso, abakristo ba mbere babaye urumuri rumurikira bose, ukwemera gukomeye, urukundo rudahinduka, ubutwari bwo guhara byose kubera Yesu Kristo. Ndabasuhuje, ndazi neza ko ushobora kugira icyo wungukiye muri kino kiganiro. Nje nitwa mwene so Theophile Gusenga. Ibiganiro byacu nakagaruka. Nizera ko wabanye natwe cyangwa se nizere ko wowe wabanye natwe ufite ibyo wahungukiye. Komeza kubana natwe, utwereka ko wabanye natwe, comment, like ndetse na subscribe mu buryo bugiye butandukanye, bityo wakire byinshi byabasha kugira ibyo bigufasha, ibyigisho, indirimbo n'ibindi biganiro byose bitwiyegurira Imana ku muyoboro wa YouTube witwa Kwiringira TV. Nje ndi mwene so Theophile Byukusenge, ndabakunda cyane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14